yageze aho ngaho aratwita havamo inda, ati ndimaze kuvamo ivamo nabi bamukuramo umura. Ati uriya mukobwa ntashaka kubyara, ati nta muragira, nyababyeyi ntayiba mu nda ye, ntabwo ashaka kuzapfa abyaye. Ati abantu bose barabizi ko ari umurozi, ati ni umubyeyi mubi, ati kandi ubwo burozi ntabwo yabugumanye ahubwo yabuhaye n'umukobwa we. Hello family and friends, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Abantu mwese aho muherereye dukomeje kubashimira no kubasuhuza no kubifuriza amahoro y'Imana. Dushimiye abantu mwalikinze, abantu mwaviewinze, mwasubscribinze, mwaricinze out in box. Imana yabaha umugisha mwinshi cyane kandi utagabanyije. Turabizirikana kandi turabashimira cyane kuri support mukomeza kuduha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma rero inkuru no munsi ni inkuru twahawe n'umumama nanone. Inkuru ye turaje twitangire from the beginning, muze kubana natwe ntimugeraho mujya kugira ngo mutaza kumisinga ikintu icyo ari cyo cyose. Nuko rero uti byatangiye biti, byatangiye ari umwana uvukana n'abandi benshi biwabo ariko batuye mu ntara cyangwa se nyine hatari mu mujyi kwa. Hanyuma noneho abavandimwe be niwe wari imfura mu bavandimwe be, yarize primaire ayirangije arangiza afite amanota meza. Hanyuma ati ndangije mpita mvuga ngo ubwo ndangije afite amanota meza nibanshakira ishuri njye kwigira ahantu heza, kuko bari bantumye ahantu mu cyaro cyane. Rero ngo afite se wabo utuye mu mujyi, aravuga ati ntabwo ari ngombwa ko ujya kwigirira mu cyaro bagutumye, hano hari ikigo cyiza. Ati kandi iki kigo cyiza uzaze nzagufasha ubi wanjye uzajya gutaha kugira ngo amafaranga atazaba menshi. Ati aha hanteretera barahampa, papa nyohereza kujya kuba kwa data wacu mu mujyi. Ngezeyo muka data wacu ntabwo yageze ambanira, yafashe nabi pe. Muka data wacu byageze aho ngaho akajya ambwira ndi kwitegura ngiye kujya ku ishuri, agahita ambwira ngo ukuyemo uniform ngo banze uvume wuzuze ibintu mu nzu ngo ubone kugenda. Ati bikambabaza nyira ko numva nta kibazo nkabikuramo, nkakuramo uniform nkagenda nkavoma nkajya ku ishuri nkererewe, ibyo ngibyo bikanyica mu natangiye conduit. Atari ko nkabyihangana nyine bigakomeza bikambaho, byagera ngo nkajya checking ibyo bintu byose mbere yuko abimbwira ngo mbikore. Ati yari afite abakobwa bakuru bangana nanjye mu myaka, rero ibyo ngibyo ntibyamubuzaga ko njya akoresha kandi abana be bari aho ngaho. Atari ko ibyo nawe byitegaga kuko nari nzi ko ndi umupangayi kandi ibyo birashoboka ku muntu wese w'umupangayi. Nuko rero bigera aho ngaho turabana mu buzima bwa buri munsi, nkagerageza kuba umwana uri polite nyine, nkamwubaha, nkaba umwana w'umutima, nkagerageza kumvira kuko numvaga ko ntari iwacu kandi cyari kindaje inshinga ati ni ishuri. Biza kugeraho yaguraga imyenda, yagura imyenda y'abandi bana, abandi bana bose akababwira ati iyi ni iyawe, iyi ni iyawe, iyi ni iyawe. Atari kujya akambwira ngo uzambarana n'abandi. Nkumva ntacyo bintwaye nyine, nkumva birambabaje ku mutima nk'umwana, ahubwo ni suko kuki nge atangura base n'akantu kamwe. Ati bivuze ngo muzambarana, uwo wayizaniye bazi ko ari iye, of course niba twambaranye mba namutiriye. Ati ibyo nkabyibwira mu mutima singira mbibwira nkabiceceka. Ati yabona data wacu aje, umugore akamfata neza, akajya nyihamagarisha, akajya nyibwirisha ibintu kugira ngo ayobye uburari. Ibyo ngibyo mbibamo gutyo, bigera aho ngaho icyayi cy'isukari cyo byari byararangiye. Ni ukuvuga ngo yarabanzaga agafata isukari akabanza agashyira mu bana be, yangiza agatambwira ngewe isukari nyinshi ntabwo ari nziza. Yibukaga ko isukari nyinshi atari nziza ariko ageze ku gikombe cyanjye. Ibyo ngibyo nyine, ibyo ngibyo mbana nabyo. Hanyuma baza kugira umwana muto wabo akaba ari umwana urira cyane. Noneho nabandi kwitegura ngiye nka nijoro nyine turyamye abantu bose, agatiza akambyutsa ngo nimuhekere umwana, ngo mpetse umwana, ngo umwana aratuza. Nkubyuka mu ijoro nkaheka umwana. Ibyo bintu ati nkabyihangana ariko bikambabaza mu mutima, nkumva birambabaje ukuntu ndi guheka umwana mu ijoro afite abakobwa bangana nanjye bo baryamye, ngo nigeze guheka umwana neza. Atari ko nkabwira umutima ndi umupangayi kandi umupangayi I should experience this. Ati nuko nyine nuko bimeze ndi umupangayi. Ati ibyo ngibyo ndabyihanganira, ubuzima burakomeza, ndiga nkaba neza pe. Ishuri ryanjye ndi mu mwaka wa 6 nenda kurangiza, hakaba ari umuhungu wari baturanye, umuhungu wo mu gipangu mu bakire. Uwo muhungu aza kumbwira ko yankunze, abimbwiye mba excited kuko bamuvugaga neza cyane. Bitambwira baba sister banjye twabanaga nishana muzi ko runaka yambwiye ko ankunda. Ati ne mistake nakoze ya mbere, kuko nkimara kubivuga bahise bagenda babwira nyina ati runaka ashaka gutereta runaka. Ati ibyo ntabwo bishoboka, ni gute se agiye kumushaka akaba agiye kutwicira kandi ari twebwe akagombaga gushaka. Ati bavugana ibintu byinshi aho ngaho birabababaza.
mama wabo atagenda ajya ruguru, arazamuka kuri cya gipangu ajya kuvugana na nyina umuhungu wari wambwiye ko nkunda. Aramubwira ati uriya mukobwa ati ntimuzamwikururize, ati ni kabutindi, ati kuko uriya mukobwa ajya kuva mu cyaro iwabo aza mu mujyi, ati yaje ahunze amabi yakoze, ati yari umukobwa wundi w'indaya, ati yageze aho ngaho aratwita havamo inda, ati ndimaze kuvamo ivamo nabi bamukuramo umura, ati uriya mukobwa ntashaka kubyara, ati ntamuragira, nyababyeyi ntayiba mu nda ye, ntabwo ashaka kuzapfa abyaye, ati rero niyo mpamvu twamuzanye hano tumuhungisha amabi yari asize akoze mu cyaro, ati urasa umukobwa, ati ntumurebeho, ati n'ikindi mama w'uriya mukobwa ati ni umurozi kabica, wa wundi wakanyujijeho, ati abantu bose barabizi ko ari umurozi, ati ni umubyeyi mubi, ati kandi ubwo burozi ntabwo yabugumanye ahubwo yabuhaye n'umukobwa we. Bishatse kuvuga ko nyina ni umurozi, hanyuma n'uburozi yabuhaye umwana w'umukobwa wari ucumbitse aho hantu. Ati akimara kubibwira wa mugore, ati umugore ati ibyo ntabwo bishoboka, ibyo bintu nyina w'umwana niwe uri kumbwira ibyo bintu, ati ibyo bintu birashoboka, ati ndi kubikubwira nk'umuvandimwe kuko sinshaka kusenyera umuturanyi, uri inshuti, ntabwo ushaka gushingira umwana wawe hari ahantu muzabura uko ubigenza, ati natwe nuko ari famiye twabuze uko tubigenza, ariko ni abarozi iwabo, ni abarozi, nyina ni umurozi mubi cyane, n'uburozi bwe yabuhaye umukobwa we, ati si abantu bo gushaka, si abantu bo gushyira mu muryango. Ubwo ari gucuragurira umwana yareze, wa mwana yareze niwe arimo arabwira abantu ngo ntibamushake ko yahawe uburozi na nyina. Ati icyo kintu cyarambabaje mu bintu byose bishoboka navuga, ati kirambabaza numva kingejeje kuri ntuze ya nyuma. Uribaza uti nabimenye gute? Ati umuhungu w'inshuti ya wa wundi wari waje kunsaba urukundo niwe sheri wanjye yabiganirije, aramubwira ati wumvishije ujya wa mukobwa nari ngiye gushaka, ati ntashobora kuzabyara, ati ni n'umurozi, ati umuntu wamujyana he, ati iwacu bambwiye ati mere nkaho, ati nkuko ntireba mu irugu, ati ariko sinzongera gutekereza uriya mukobwa. Ati bamaze kubimbwira mpita numva nanjye mbivuyemo, hanyuma yaramaze kubiganiriza wa mushuti we ari buza kuza kubimbwira, atarambwira ati wowe ibintu byawe byarapfuye byishwe na mukaso wanyu, ati mukaso wanyu yaragiye avuga ibintu arabimusobanura byose, ibyo byose nababwiye, amubwira ukuntu byagenze, amubwira ko ari wabivuze, hanyuma avuga ko yavuze yuko batagomba kumushaka nyine. Umuhungu ati nanjye kubera icyo kintu cyabayeho, ati nahise numva muzinutswe, ati sinshaka no kumubona, ati nta n'amasaha yashize aho ndamaze kubimbwira, umuhungu amuha message arambwira ati njye nawe birangire, ntabwo njye nashobora kubana n'umukobwa w'umurozi, ati kandi sinshobora kubana n'umukobwa utazapfa umbyariye, ati ibyo bintu nabibwiye n'uwo wita nyoko, ntabwo rero yakubeshyera, ibyo ntabwo nabishobora. Yahise atubwira ati hagati aho ngaho, ati hari isomo yize muri icyo kintu rikomeye ashaka gusangiza abantu, ati mu buzima mbere y'uko ufata umwanzuro w'ikintu icyo ari cyo cyose, uzige kugisha inama, uzige kubaza umutima wawe, uzige gushishoza. Umuhungu yanyanze ampoye ko bamubwiye ko ndi umurozi, bamubwiye yuko nta nyababyeyi ngira, bamubwiye ko inda yanjye yavuyemo kubera ko nari indaya, ibyo bintu byose ati mu by'ukuri ntabwo byari ukuri, ati ariko ntabwo buryo nabisobanura ngo mvuge ngo sibyo, ntegezemo na chance kugira ngo mvugane nawe. Yahise ambwira yuko njye nawe nta gahunda dufitanye, atabana n'umurozi, atashobora no kubana n'umukobwa udafite nyababyeyi. Nuko hanyuma rero ibyo bintu bimaze kuba, nahamagaye mu rugo iwacu kwa papa, ndababwira ati ishyano ryacitse umurizo, nimwumve ibintu byambayeho. Babwira inkuru zabaye, maze kuzibabwira barambwira ati mwana wacu, ati nta rutaho rutagezwe intorezo. Ubwo icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko future yawe iri bright, ufite abakwanga ariko ufite n'abagukunda, twe turi ababyeyi bawe, fata imodoka uze mu rugo, ntugire ikintu na kimwe uvuga kibi kuri urwo rugo. Tunashimira ababyeyi banjye byimazeyo ko bamfashije mu kigeragezo nari ndimo, sinasakuza, ndaceceka, sinagira ikintu mvuga cyangwa ikintu kibi nsiga mbwiye wa mugore. Barambwiye tubashimire, hanyuma uri imodoka utahuze mu rugo. Kubw'amahire ishuri nari maze gukora examen ya leta nyine, ubwo byahise biba ngombwa ko nsubira mu rugo, ndagenda njya mu rugo kwa mama, ndicarayo ndababwira, babwira ukuntu byagenze. Mu rugo barambwira ati nta kibazo wibabara, ibyo nibisanzwe, ati ntibaranyereka ko bibababaje, ati barambwira tubyihorere, ati ikintu ugomba kuzirikana uriya muryango wakugiriye neza, kuba urangije secondaire babigizemo uruhare, baragufashije, so wanyu yagushyiramo minerval yarakwishyuriye, so wanyu yaragutunze iriya myaka yose, kandi n'uwaguhamagaje kuzana kuri iriya shuri ryiza. Bati mwana wacu ntuzigere bagirwa ineza uriya muryango wakugiriye, ngo ufate ibibi bagukoreye ari byo urutisha ineza uriya muryango wagukoreye. Icyo kintu kirankomeza, mpita numva ndababariye umutima, ariko kwa kundi umuntu atekereza ku bantu gato wumva umutima uracuramye, ati ariko ndihangana nyine mpita nigumira iwacu.
hanyuma rero ati umuhungu wundi twiganaga hirya iriya mu mujyi aza gukomeza tuvugana kuri telefone tuvugana ati kandi nawe yaraziranye nabo, ati umuntu wese wari uziranye nawe yaramvugishaga nkahita numva ko n'ubundi utazabaho bazansenyera. Ati umuhungu muha amahirwe turavugana ambwira yuko nkunda yifuza ko twakomezanya, ataransobanurira nyine anyereka ko ashaka ko tuzabana. Ati ikintu naramubwiye ngo uri tayari kubana nanjye numva amabwire cyangwa nagira ikintu icyo ari cyo cyose kizavugwa uri tayari kubihagararamo? Ati kuko nari narakomeretse. Atarangije kubimbwira ndamubwira ati ngewe rwose ndi tayari kubana nawe muri buri kimwe. Umuhungu aza mu rugo kundeba turaganira numva n'umuntu uri seriye cyane, ndangije agera aho ngaho atanga no gufata irembo nyine gukomeza nyine imishinga yo kubana. Ati bigezemo aho ngaho papa ahamagara mukuru wiwe wandi nabaga handi mu mujyi, aramubwira ati umwana wanjye batubwiye ko bashaka kuza gufata irembo none turashaka kubamenyesha ko dufite ubukwe mu minsi izi. Atamubwira ibintu byose nyine nk'umuvandimwe we. Akimara kubimubwira wa mugore wa data wacu atahita amenya yuko mfite ubukwe. Abimenye wese yumva ko nciye ku bakobwa be, aravuga ati dore rongera ashatse umuhungu tuziranye utaraje kureba abana banjye, ni ryashyari nyine we yabonaga ko wenda ngiye gushaka mbere y'abakobwa be. Ati muka data wacu ahise amera nk'umusazi, ahita ashakisha nimero z'aba bantu arabahamagara, arabwira ati muri gute mugiye gushaka umukobwa kwa runaka? Ati umukobwa utabyara, ati umukobwa w'umurozikazi uhawe uburozi na nyina, bose bakaba bafatanyije umwuga wo kuroga, uwo mukobwa mugiye kumushaka mu mujyane he ko nta mukobwa umurimo mwamwihoreye? Ati ibyo bintu mama wacu amaze kubibabwira ati ntuze barasara aho ngaho bari bagiye kunshaka. Ati ntabwo bishoboka, umwana muto ungana kuri asaba umurozi ati ntibishoboka. Ati umwana muto ungana kuri ubundi bwo nyababyeyi yavuyemo iti. Ati nyine bumva ari ibintu bidashoboka. Ati bumva baratangaye, bahamagara umuhungu wabo ati shishoza ahantu ugiye gushaka twabwiye amakuru n'abantu b'umuryango we direct ko nta mugore umurimo, urakomezanya ushake n'umukobwa utazakubyarira, urashaka umukobwa umurozi uzaza akangiza umuryango akawusenya? Ati shishoza. Ati umuhungu arabwira ati okay ninde bibabwiye? Barababwira bamusobanurira umuntu ko ari nyina wabo wabivuze. Ahamagara umukobwa aramubwira ati rero nyoko wanyu yakamijije ngo gusenyere ntuzigere wubaka. Ati n'ubundi niwe wongeye akaza agakorera amahano. Atamaze kubimbwira ati kuko umukobwa yari yaranganirije ambwira ko ngomba kwirinda amabwire. Ati yaransobanurira ambwira ko n'uwo batandukanye ari uriya mugore abigizemo uruhare. Arabisobanura byose arabimbwira, ngenda avuga ati niba ari umurozi nkaba naramukunze tuzabana, niba nta muragira kaba nta ari gutyo tuzabana uko ari, niba nta uko ari kose nzabana nawe uko ari. Atabyiyongera arambwira ati ntabwo dushaka kuzagushyigikira gute uzashaka umukobwa umeze gutyo. Ati nagize intambara, ati intambara bigera ngo nkajya ndyama nkabyuka nkarira nkongera nkaryama nkabyuka nkarira, nkibaza ikintu nakoreye uriya muntu kugira ngo anyifurize ibi bingana gutya. Ati nkakiyoberwa. Ati ariko nyuma y'ibyo ngibyo umuhungu afashe decision arambwira ati tuzabana none njye nawe tujye kwibanira turishingira, sina ngombwa ko tube mvovinga mu bintu byacu, tujye kwishingira twibanire njye nawe nk'umugore n'umugabo. Ati mpita numva n'umuntu useriye ngo ni ibintu byose bamubwiye, ndavuga nti niwe mugabo wanjye arazabwira iwacu tugiye kwishingira, urugo ruzadushyigikira nyuma y'ibindi byose mubyihoreye. Umukobwa naramukunze, ibyo bari kuvuga ni nyina wabo uri kubikora, njye ntabwo nakumvira amabwire nanga umuntu nakunze. Tugiye kubana bituma n'ubukwe butabaho turishingira. Ati nifuzaga kuzambara ikanzu biteye ubwoba, ariko mama wacu byarangiye mbujije kuzapfa nambaye ikanzu. Ati nta kibazo, nahise nkundana na wa muhungu turibanira mu rugo, tugira urugo rwiza cyane. Noneho hamaze iminsi tubana nza kugiramo umwaku, ati sinasama ndatindamo gake. Ati ariko n'ibyo by'abakobwa umuntu wumva ashatse akumva ahita asama mu kwezi gutaha. Ati nyuma y'amezi make narasamye, maze gusama indi ivamo, indi maze kuvamo barabimenya, ahantu muvukana muvukana. Ati bamaze kubimenya barampamagara, abakobwa ba mama wacu, abakobwa ba data wacu nyine babakobwa handi nabaga, babandi bahahandi nabaga. Ati barampamagara ati kora mu buzima njya ntekereza nkumva mbuza amahoro. Barampamagara barambwira ati yo ati shati twumvishije inkuru zawe yuko wagize ibyago. Ati ndayavuyemo, ati ndayavuyemo, nagize umwaku ntago byankundiye, ntago nabimekenze ndayavuyemo. Ati yo ati none se tuze tugutekera igikomo? Ati cyangwa tugushakira agasombe? Atabivuze numva hirye arasetse, bivuze ko bari bagambiriye kunkomeretsa bashaka kubivuga nabo bombi. Undi wo hirye ataseka cyane, ati umujinya waramfashe mpita nkupa telefone, ndarira ndababara ndavuga nti umuntu inda yavuyemo bamutekera igikoma,
umuntu inda yavuyemo bamuha isombe, umuntu inda yavuyemo bamuhereza ibintu bimuha amashereka, ayo mashereka araza se ndonsa nde? Ati narababaye, ati ibintu bavuze byarambabaje, ati numva umutima wanjye urenda guturika, mpamagara umugabo wanjye ndamubwira nti none ishyano mpuye naryo, bari kunyifaringa kuntekera igikoma kandi bamenye ko inda yavuyemo. Ati mbibwira mama araba ati icyo kintu cyaramubabaje, mama arambwira ati mwana we, ati ibintu byose warimbwiraga nkabyihorera, atari ku iki kibaye finale. Barashaka kugutekera igikoma inda yavuyemo, barifuza kugutekera isombe inda yavuyemo, batari ko n'abakobwa babi koko. Ati mama arababara arambwira ati mwana bati nta kibazo humura bizagenda neza. Ati ubwo mpita numva ko nshaka kubahamagara nkabatuka. Ati ko numva nshaka kubahamagara, mama akambwira ati ntuzigere gukora iryo kosa. Ati ujye uzirikana ko ari ikintu cyiza uriya muryango wagukoreye. Ati cyiza bagukoreye ntuzakirutisha ikibi, jya ubihorera. Ibindi byose ubyihorere, gucyo uzirikane neza so wanyagukoreye bari ubihorere. Ati ndihangane gaje kugera aho ngaho, Imana iramfasha ndabyara umwana wanjye muzima, maze kumubyara nta nakoro yabo nimwe negeze naceretse data wacu amuhaga felicitation, yaba ari nyina yaba ari abakobwa be, nta numwe amuhaga nshimira ambwira ko nabyaye. Ariko igihe nagize ibyago abakobwa be barampamagaye. Icyo kintu cyampaye n'isomo rikomeye, kimpa kumenya ubwoko bw'abantu bari ku isi uko bungana. Hari abeza ariko n'ababi nabo barahari. Bakomerekeje umutima wanjye urarangira, numva umutima wanjye urababaye bihagije. Ati ariko none rero impamvu nyine nahisemo gusangiza inkuru yanjye mwebwe muri buze kuyumva, ni ukuvuga ngo uyu muryango nagerageje kubababarira, nakubika ibyo bankoreye, nakubika ibintu data wacu yankoreye, Minerva n'ibintu byose yankoreye, ati nkumva nabababarira, ati kandi nkumva ndabababarira. Ati ariko natekereza gusa ibintu bano bantu bankoreye, natekereza ibintu bano bantu bamvuzeho, ati natanumva mbuza amahoro, umutima wanjye ukabababarira one day, tomorrow ntubababarire. Ati nkumva ubu ngubu mbaye muzima, numvishije ijambo nkumva mbaye muzima. Ati mu gitondo nkumva nabahamagara bose nkabatuka, ati ahubwo nkumva nabakora n'ikintu kibi. Ati icyo nicyo kibazo ngendana, nanze gukira, umutima wanjye wanze komoka ngo ukire ubabarire bihwanye. Ati iyo ntekereje ibintu uno muryango wankoreye numva neza umutima wanjye ucuramye. Ati rero nkangisha inama, ni iki nshobora gukora kizampa imbaraga zo kubabarira uno muryango, nkumva ko ibyo bankoreye ngomba kubibabarira bikava mu mutima. Ngayo nguko rero, iyi niyo nkuru twahawe n'uno mukobwa cyangwa se umubyeyi. Arasaba inama yuko niyihe nama wowe n'iki wakoresheje mu gihe waba warakomeretse, igihe wowe wababaye cyane, igihe wababajwe cyane ukumva ugeze ku munota wa nyuma, niyihe nzira wakoresheje kugira ngo ukire neza, uhiringe properly. Nawe arashaka gukira, ashaka gukira burundu bikarangira, ariko ntabwo aramenya inzira nziza gukoreshamo kugira ngo umutima we ukire burundu. Ati kandi sinshaka kubabeshya ngo narababariye bihwanye kandi ntarageze mbabarira byuzuye. None mungire inama, iyo wowe ubabaye, iyo byagukomeranye umuntu agukoreye ikintu kikakubabaza cyane kikakugeza kuri degré ya nyuma, ukoresha iki ngo ubabarire? Mudusangize inzira zanyu zo kubabarira, icyo mukoresha kugira ngo mubabarire abantu muri comment. Waduha message uko wumva ushobora guhiringa umuvandimwe, kuko arababaye mu by'ukuri, yagerageje kubabarira ariko ntabwo arababarira, ntibirakunda. Icyo wumva wakora kugira ngo dufashe umuvandimwe gishyire muri comment, ndaza gushyira nimero yanjye muri description, urashobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukanyohereza message cyangwa se tukavugana. Ibintu byose mumpa byose uko bingana atavuyemo na kimwe, making sure ko byageze kuri nyirabyo. Ibi rero nawe ni umuntu wacu adukurikirana kuri comment, araza gusoma yumve ibyo mwamugeneye. Ariko kandi nkuko mpora mbibabwira, si ngombwa ngo uyu mukobwa, uyu mubyeyi, uyu mumama, si ngombwa ngo aze kuri kamera kugira ngo mumuhe inama. Birashoboka ko dushobora kumuha inama kandi tutemvovinze isura ye na famiye ye. Ibi byose ni imbaraga zo kugira ngo dukize umuntu, nta muntu wari we wese n'umwe ubaye involved cyangwa ukomeretse. Mu kuza kuri kamera kwe azakomeretsa abantu kwa nyina wabo, azaba agiye ku expose abantu bose bari involved muri no nkuru. Ariko njye yitanze, ntanze inkuru ye, arahabwa support, kandi bari abantu bose nta n'umwe ubaye involved cyangwa nta n'umwe ukomeretse nawe, musange dukomerekeje benshi instead yo gukiza benshi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze mudusupporting mu nzira zose. We love you guys, mukomeze mugire umunsi mwiza, bye.